Kuyoboka Imana byazanywe n'abantu, icyo cyo tucyumvikaneho. Ntabwo kuyoboka Imana ari ibintu byazanywe n'Imana, ahubwo icyo ngira ngo tumenyeho, icyo ngira ngo twumve, ese byaje ku nyungu zacu kugira ngo tuyoboke Imana, cyangwa byaje ku nyungu z'abantu bazanye ku kuyoboka Imana? Icyo ni kimwe. Iyo usomye mu Itangiriro mu gitabo cya Bibiliya, ubona ko Imana ikimara kurema ijuru n'isi, ikimara no kurema ibindi bintu byose, nyuma yaremye umuntu ari we Adamu, imuremera umugore ari we Eva, nyuma baza kwibaruka abana harimo Kayini na Abeli. None ko batubwira ko Gahini yagiye gushaka umugore hanze aho ni hehe ko tubona ko nta wundi muntu wari uhari w'umukobwa umugore Gahini yarongoye yavuye hehe? Iyo dusomye Bibiliya batubwira ko umuntu wabyawe n'umugore yibagirwa vuba, icyo ni kimwe. Ikindi, arama igihe gitoya, icyo ni ikindi. N'uburyo cyubatse umugereranyije n'izindi nyamaswa n'ibindi bisimba byaremwe biri ku isi, ubona ko umuntu ari umunyantege nkeya. None iyobokamana ryarangiza rikatubwira ko ngo umuntu yahawe ubutware bwo gutegeka izindi nyamaswa n'ibindi bintu byose biri ku isi. Ese si kwa kwibeshya, si kwa cyakwa kugira ngo duhere mu kintu cyitwa urungabangabo ko ariho abanyamadini bungukira? Ntabwo ari cyo kintu bagira ngo tugumye duheremo, twigire icyizere, tw'ibyizere, twitera amajeki, twumve ko turi abantu bakomeye kandi turi abantu b'amafuti. Batweretse ibitabo Imana yarindiyemo ijambo ngo ryayo, batubwira ko nta kintu na gito cyo kongeraho, nta n'icyo kugabanywa, ntabwo ari ibintu byo kugirwaho impaka. Batubwira ko hafashwe umurongo wa nyuma, kuko nyine n'Imana yabyanditse. Imana ntabwo ivuguruzwa kuko yari iheranije. None iyo nibajije nyine ni ukubera iki Imana yakoze intambara na Satani mu ijuru, ko ari nayo izo ntambara zatangiriye zikomereza ku isi, ngo imanura Satani mu isi imushyiramo umuntu, ngo icyoke igishyira mu muntu. Ni gute Imana yahaye umuntu, ko umuntu twabonye ko nta ntege, yibagirwa vuba, ntago akomeye, ni gute Imana yahisemo ko uwo muntu ari we urwana na Satani? Ibi bintu rero nibyo tugiye gusobanukirwa mu nyigisho cyangwa se mu kiganiro cy'uyu munsi. Yes, ikaze rero hano ku Giti cy'Ubwenge iubaka TV, Giti cy'Ubwenge umurungabangabo. Ikaze hano kwa Rwangambibi, ikaze hano kwa Muzansibo. Yes, twarababwiye ko ikiganiro cyitwa Imana mu bantu, abantu mu Mana. Turi abantu b'Imana, n'Imana ni iyacu. Twe n'Imana ntabwo turi ibintu bibiri, turafashe, turi ku mugozi umwe, turafatika. Imana iri mu muntu n'umuntu ari mu Mana. Urumva ntabwo Imana n'umuntu ari ibintu bibiri. Tugiye kumenya impamvu y'ibyo byose rero. Batwohereje Bibiliya, batwohereza n'ibindi bitabo byanditsemo iyobokamana. Hari za Tora, kubona ari ibitabo 5 bya mbere bino byanditse muri Bibiliya. Hari Korowani, ni ibitabo byinshi nyine bitubwira ko ari ibitabo tugomba kunyuramo ngo tuyoboke Imana, ko ariyo yavugiye ijambo ryayo. Tugomba gusobanukirwa, ese koko Imana ubutumwa bwayo yabunyujije muri ibyo bitabo, cyangwa uko tubibona mu bakurambere bacu, abakongwe n'abandi bantu bo hambere, ubutumwa bwayo yabushyiraga mu misozi, mu bantu, no mu bindi bintu, no mu bindi biremwa, no hano dukwiye kubirebera. Ibyo byose muraza kubisobanukirwa hano. Wowe utarakora subscribe, ndagira ngo ukore subscribe. Ni ibintu by'ingenzi cyane, ni ubutumwa bukomeye uba uri gutanga, kugira ngo dufashe nawe gutanga ubutumwa ku isi hose. Murakoze cyane. Ibyiza byatumye menya ko, urumva, inyandiko z'Imana z'ukuri zitari mu bitabo, ahubwo ziri mu butaka. Ni ubushakashatsi bwakozwe ko twe tugendera ku birari by'abakurambere, ku birari by'abakongwe, ku birari by'ubwo bwami bwa kera bwabayeho. Ntago biri mu bitabo, biri ku butaka, biri mu kirere, biri mu misozi, biri ku mabuye, biri no mu mubiri w'abantu, cyangwa mu mubiri w'umuntu. Ubutumwa Imana yatanze mbere y'amadini, mbere ya Bibiliya, mbere ya Korowani, buracyariho, ariko burapfukiranwa. Kubera iki bupfukiranwa? Nibyo bintu tugomba kumenya, nibyo bintu dukwiye kumenya, nibyo bintu nifuza ko tumenya mu nyigisho y'uyu munsi. Siyanse, cyangwa icyo bita ubumenyi mu Kinyarwanda, itubwira ko umuntu wa mbere yabonetse muri Afurika, mu gace ka Ethiopia, Tanzania, u Rwanda, Uganda. Abantu ba mbere niho babonetse.
ariko iyo badushushanyiriza muri Bibiliya batwereka ko Edeni yari mu gice cyo muri Aziya, hariya mu bice byegereye za Isirayeli. Yego, none ni ukubera iki? Ibyo byose turaza kubimenya. Mu myaka irenga miliyoni 2 ishize, ibimenyetso by'amagufwa, ibikoresho byabayeho mbere y'ubwenge bugezweho byose bigaragaza ko umuntu amaze igihe kirekire atuye ku isi. Singo ariko Bibiliya na Korowani byo bigira abantu nk'abatangiriye ku muntu witwa Adamu, warazwe isi nk'aho ari umwanya w'igeragezwa, aho abantu bagomba kubabarirwa ngo bemererwe gusubira iwabo. Muri kubyumva? Ni igitekerezo cy'isi kigeragezwa n'ijuru ry'igihembo. Adamu na Eva bagaragarizwa nk'abantu ba mbere, ariko nta bimenyetso bifatika, ndetse biri ubwayo ntisobanura aho abandi bantu bava. Babibabwiye nk'uko batubwira ko Gahini yagiye gushaka umugore hanze, ntabwo batubwira uwo mugore ahantu yari ari, kandi muri Edeni hari abantu bane icyo gihe. Hari Adamu, hari Eva, hari Gahini na Abeli. Sibyo? Ibi bitubwira iki? Bitubwira ko hari ukuri kwabanje kwigizwayo, nk'ukwiyumvisha kwa bamwe bashakaga kutegeka ukwemera n'imyumvire. Ibyo ntibari bagamije kutumenyesha Imana, bari bagamije kudufungira mu ishusho uko babonaga isi icyo gihe. Bafashe Imana bayishyira mu gitabo, bavuga ko izana imigisha n'ibihano, bakatwigisha kumera nk'uko bayishaka, bakatwigisha kumenya nk'uko iri. Singo atubwiye ko izana umuriro, izana urupfu, batubwira ko ifite geonome, aha nizatwikira abantu banze kumva ibintu ibabwira. Ariko ubuzima ntibwatangiye nk'igitabo, bwatangijwe n'imbaraga. Ubuzima bwatangiye nk'imbaraga, ntabwo bwatangiye nk'igitabo. Ko mbere y'icyo gitabo abantu bariho, n'abantu bari bataramenya icyo gitabo icyo gihe bari bariho, kandi baremeraga, bizeraga n'Imana. Imbaraga z'Imana ziri mu muntu. Imana ntiyaduhanze nk'inkono, sibyo? Imana ntabwo yaduhanze nk'inkono. Inkono urayirema, nta sano. Inkono urayihanga, nta sano muba mufitanye. Uyikora mu bitaka, uyikora mu ki, mu ibumba. Ni ibintu bumbabumba nyine, ugakora forume bitewe na forume ushaka, ariko nta sano muba mufitanye. Imana ahubwo Imana yaramanutse. Singo yaramanutse, yavuye mu bumana irema umuntu, haza umuntu Adamu bita uwa mbere, Yesu, inzira y'ukuri. Ibyo ni byo Kongwe Nizime yita ku manu. Imana yaje idashaka kuburira, ahubwo ishaka kwituramo. Ntabwo yashakaga kuburiramo cyangwa se ugenekereje, ahubwo yashakaga kwituramo. Ibibumbano bita abantu, ahubwo twakomotse ku bundi buzima bwo mu isanzure, buvuga, butekereza, bwanga, bukunda, bwemera, bukanahakana. Ubuzima bubaho, ubuzima buriho. Impinduka y'inkuru ya Eva rero, iyo usomye Bibiliya, hari abo bavuga ko Eva yashutswe na Satani akarya ku giti cy'ubwenge, nyamara icyo giti nticyari icyaha, cyari ubwenge. Eva niyo yashutswe. Yaramenye asanga, cyangwa amenya ko yambaye ukuri, atangira gutekereza, aribona. Igihe yabonye ubwambure bwe, ntibyari igisebo, cyari gutinyuka k'ubwenge. Uri kumva ukuri ahantu kuba gushingiye? Satani yari yaramubwiye ko icyo giti nakirya azamenya ubwenge, akamenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Yari asanzwe yambaye uko yari ari ukuri, cyangwa se ubusa, ubwambure bwe. Ariko ibyo bintu ntabwo yari abizi, kubera ko ntabwo yari umunyabwenge, nta bwenge yari afite. Satani n'iki yabeshye hariya, iyo dukurikije uko biri bitubwira, ko ari byari nyine byo kudufungira mu gitabo kugira ngo tudasohoka. Kubera ko Satani ni umuntu waharabitswe, twashyirwaho inkuru ko ari umuntu mubi, sibyo? Mwibuke twarabibabwiye bino bintu by'Imana hano batubwira. Iyo ugereranyije cyangwa Satani ubona ari kamere, Imana cyangwa Satani iyo ubigeranyije ubona ari kamere. N'indi Mana rero baba batubwira ntabwo ari Imana ya kamerano. Ariko umusaraba twahawe n'abo banyemari b'iyobokamana waradupfukiranye. Batubwiye ko kuba twifuza, gutekereza, kubaza, gushidikanya ari icyaha. Batwemeje ko uko turi ari intege nke, icyaha, umwanda.
ibintu bibi nyine batwereka ko gukomera cyangwa ibintu byiza dukwiye kujya kubishakira muri bitabo badufungiraniyemo, kandi nyamara twari igice cy'Imana, sibyo? Ariko urumva badusohoye mu bumana, batugira abanyantege nke, batugira ibyo byose tumaze kuvuga. Bavuze ko tutagomba kugira ibyiringiro byo kuruhuka ari uko tubanje gupfa tukagezwa mu ijuru ritarasobanurwa, aho tuzavuga amena iteka. Ariko ni ikihe cyiza cy'Imana kiba gikeneye ko umuntu apfa kugira ngo ahabwe ubuzima? Icyo ni ikihe? Dukwiye kubaho dusobanutse, dukwiye kubaho dusobanukiwe. Ntabwo tugomba kugenda mu bintu bya matrice yo mucuri tugenda twubitse umutwe. Ubwenge twaba twarabahaye ngo tubukoze iki? Isi yatangiye kera kandi iracyakomeza kutwigisha, sibyo? Iracyakomeje no kuba iriho. Isanzure ni rinini, isi ni nto ugereranyije n'ibyo Imana yaremye, ariko ni nayo ndorerwamo yaduhaye ngo tuyimenye. Iyo urebye mu misozi ukumva ubutumwa buri mu bucece bw'ikirere, ukumva ijwi ariko ukumva ubushyuhe bw'ukuri, uba uhuye n'Imana itari mu ndirimbo, itari mu nyigisho cyangwa mu majwi y'iterabwoba. Uba uhuye n'Imana yawe itakubwiye ngo emera, ahubwo ikubwira ngo umva cyangwa se menya, sibyo? Ibisubizo bya Kongo ni izimi rero. Twavukiye ubugingo, ntabwo twabuhawe nk'igihembo. Twavukiye ubugingo, ntabwo twabuhawe nk'igihembo. Ntabwo ari ukubera ko wizeye, si ukubera ko wayobotse Imana, si ukubera ko ngo wagiye mu ruhande rw'Imana. Ubugingo twarabuvukiwe, ntabwo twabuhawe nk'igihembo. Imana si igitutu cyangwa amategeko, ni ubuzima bwadushyizwemo. Muri kubyumva? Imana iri muri twe, natwe turi muri yo. Ntabwo ari igitutu, si amategeko, ahubwo ni ubuzima bwadushyizwemo. Ukuri kw'Imana kwanditswe mu misozi, mu maraso yacu no mu nyenyeri. Kuki abashumba aribo bagiye kwereka abandi bantu ahantu Yesu se yavukiye Umukiza? Hariya hose haba hagiye harimo ubwiru bw'ibintu dukwiye kumenya, ariko turarangaye. Ntabwo byashoboka turi muri matrice. Nta muntu waremwe nk'ikosa. Twavukiye gukomeza urumuri rw'Imana. Yego, icyo umusomyi yakora nyuma yo gusoma iki gice, nyuma yo kumva ubu butumwa, kwibaza, ese ngiye koko nkomoka ku Mana cyangwa narayigabanyirijwe? Ese koko nkomoka ku Mana? Ni ikintu ukwiye kwibaza. Cyangwa narayigabanyirijwe? Akwiye gutekereza, ni iyihe misozi y'inyandiko z'ibanze mbonamo Imana kurusha ibyo navuze mu itorero, ibyo nakuye mu itorero? Ni iyihe iyo misozi? Ni iyihe? Gusenga mu bwenge. Mana, unsubize ishusho yawe itarigajwe n'abantu, sibyo? Itariganyijwe n'abantu. Mana, nsubize ishusho yawe itariganyijwe n'abantu. Iki ni ikintu dukwiye gukora, sibyo? Naho gusaba iryo juru riri hanze, twe turi gusohoka mu isi, turi gusohoka muri twebwe, turi kujya ahandi hantu, turi kuva mu cyo Imana ubutumwa Imana yagize ngo dutange ku isi, turi kubwica, turi kubutesha agaciro, turi kubusiribanga, sibyo? Ndakeka rero turasobanukiwe, kandi ntabwo birangiye, inyigisho zirakomeje, sibyo? Ni uguhozaho. Niyo mpamvu mbararikira buno butumwa kubusangiza abandi. Murakoze rero. Hano ni ku giti cy'ubwenge. Uyu ni umurunga abo banga. Yes, Imana ibaho umugisha.